njye nkadoda uyu mupira nkawusoza wowe ukaza ukadoda amaboko ukambwira ngo bazaguhemba nk'umuntu wadoze umupira wose. Dore imirimo yanyu mukora niyo kuza mukadoda umupira mukadoda nk'ijosi, amaboko nimuyashyireho naho azajya igice cyo hasi nimuhashyireho, ugahita uta ukagenda ukajya n'ahandi ukabaha umupira ukawuboha ukuboko ntuwushyireho ukundi. Imirimo yose mufite ni ibice, niyo mpamvu myinshi mutazayibukirwaho kubera ko muraharara. We yabakubwira ngo runaka hari Imana wiruka ujyayo, kandi byatubwiye ngo mu minsi imeruka abantu bazavuga ati hari Imana, muramenye ntimuzajyeyo. Siko ijambo ribivuga. Dore ugasanga umuntu araharaye, uba abantu benshi bafite, dore abantu benshi bafite doraka, abantu benshi bafite aka gace k'umupira gusa, kandi wenda Imana irashaka uyu mupira wose. Arivini Imana kurinze uwo mwuka, Imana ishimwe. Ugasanga umuntu afite iki kugira ngo mubyumve. Ubu dufite abantu babaye muri korari imyaka 4 imyaka 8, barangije kuririmba barabihagarika, atari uko babaye ibiragi, atari uko bakoze impanuka ngo babe masikini, atari uko babuze amaboko yo gukoma mu mashyi, dayimoni we wabakiteka akamubwira ati ntuzasubire kuririmba. Wowe uraha usaba Mana naragukoreye wibuka igihe nagukoreye imbere y'Imana. Reka mbabwize ukuri, ikigira agaciro n'icyo uri gukora aka kanya njye maze kubibona. Imbere y'Imana ikigira agaciro n'icyo urimo urakora ubutayimu iyi saha, kuko uramutse warakoze imirimo myiza myinshi izi saha ukaba uri gukora ibibi, nabonye Imana itabishingiraho. Njya mwandika Imana mu nyuguti nini, ntibishingiraho, kuko imirimo ya nyuma ku Mana nizahesha iya mbere iki agaciro. Ariko uyu munsi mvu ko muteye, umuntu ava muri korari, kandi tugiye gusenga mwihangane. Ubu dufite abantu babaye muri korari akayiririmbamo ari dirija na vice perezida, yajya gusohoka muri ya korari akayisebya we. Dufite abantu babaye mu madini, mubana n'abakozi b'Imana, mubana n'abashumba, mubizi ko buzura umwuka wera, mugiye kuva mu matorero muyavamo musebeje umurimo. Hariya bakorana n'abadayimoni, hari abasenga barangi, hari abasenga za Nyabingi. Mwe mwarenze kugira imivumo y'abafamiliye y'inshuti, mufite umuvumo mwakomoye ahera hahera. Narababwiye ngo injiji ya mbere nisenya ibintu yubatse nukuba warabaye mu rusengero ukitanga tapi, ugatanga intebe, bavuga kwitanga icya 10 cyawe ukagitangira ku gihe, ugafata imirimo ukoze imyaka 8 ukwezi amezi 2 ugahita uyitesha agaciro ngo urivumbuye. Iyo wivumbuye ku nkono urarutariye. Kwa Yesu ntago bivumbura, barakutiriza. Iyo utazi kwinginga no gutegereza no kugoragoza, ntushobora kubona umugisha uva hera hahera. Ubu niyo system. Munava mwitorero kuko hari akantu mutumvikanye n'umushumba, kamusebya kamusebya kamwandagaza. Wowe birenze kuba icyo babyita gukura umuvumo w'iki wahera. Dufite n'abakozi b'Imana ugasengera umuntu imyaka 5 ukoboka amavi, uri umukozi w'Imana, bakaza bakakubwira atari kuzinana nana nana ntawuzi. Njye ntago nshobora gufata nana,
nsengeye amezi 2 arimo mvuna ngo mutakaze. Icyakora hariho abantu bameze nka virusi. Iyo ubonye ufite virusi mu bana ugerageza kuyikingira. Umuntu njya nirukana ku buzima bwanjye harimo abantu bafite umwuka umeze nka virusi yo kurogesha no kwangisha abantu Imana n'abakozi b'Imana. Kandi aba bantu baba bagira umwuka twita umwuka w'ishyari. Ikizakumenyesha uramutse umubwiye ati uriya mukozi w'Imana yagutwaye iki, mupfa iki, ntacyo abona. Arakubwira ngo numvise abantu bavuga, ntafite ikintu na kimwe ashingiyeho yavuga kuri uwo muntu gusa. Iyo birangiye yumvise nta kindi kintu ashingiyeho, ahita avuga ngo uriya akunda amafaranga. Wowe urayanga, uzinduka ujya gukora iki? Wajya uryama niba ntayo ukunda. Iyo abonye nta kindi kintu yagusebye, abona uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, akubwira ko akunda amafaranga, agahita nakubwira umukozi w'Imana muzumva bavuga ko akunda amafaranga, mukumva ko bavuga ko akunda abakire. Uwo mukozi w'Imana uzamugwa inyuma ni umukozi w'Imana abantu babicayeho bagasanga guhanura ntibabimushinja, arahanura afite impano. Bagasanga gusambana ntawe umushinja ko yamutwariye umugabo cyangwa umugore. Iyo bamubuza aho hantu hose, ko dufite abantu bafite umwuka wo gusenya abakozi b'Imana, aribo Satani yahaye Satani yahaye akazi ko kujya gusenya twebwe. Iyo bamumanukuye, nuba n'umukozi w'Imana wavugana n'umuntu akakubwira ati sheri, ati n'umukozi w'Imana atareka akunda amafaranga, uzamenye ko abantu bamugeragereje mu buryo bwose, basanga ni umuntu w'Imana, bahitamo kubura icyo bamusebye, bamuhaka akunda abakire cyangwa umuntu muzumva bavuga ibi bintu. Nakubwira turiya muntu akorana n'abarangi. Hari umuntu uvugisha akavuga atumva uriya we ni umurangi oji. Sheri, niba akunda amafaranga yamaze uzayamushyira guhanurire, umwihorere. Niba akunda abakire uzagereye koko wirebere ko akunda abakire. Nge ndabizi neza dufite n'abantu badashaka kukurangira umuntu w'Imana ugusengera kubera ko bazi ko ari umuntu w'Imana, kugira ngo wowe udatabarwa. Agata kubwira ati hoya wijya yakunda amafaranga. Nawe nta mpano uba ushaka, iyo umuntu ashaka Imana ntabaririza, ajya kuyishakira. Umuntu uzajya gusenga akabanza kubaririza, burya ntago nawe wari ufite ibibazo. Iyo ufite ibibazo nta nubwo wirirwa ubaririza, wowe uravuga uti ngiye kwiyahuraho. Ariko umuntu ujya gusenga akabanza kujajinga ngo se ngo uriya mukozi w'Imana akora. Umuntu ukorana n'abarangi, ngo ikibazo ni ukumenya umuntu ukorana n'abarangi n'umukozi w'Imana. Iki ntago ari ikibazo. Tugiye no gusenga rwose, dutangire gusengera abantu kuko ndasoje. Ntago murabyumva icyo ari ikibazo. Kumenya umukozi w'Imana no kumenya umurangi ntago ari ikibazo. Kugira ngo ubanze ubisobanukirwe nuko nawe ugomba kubanza kuzura umwuka wera, kuko ntushobora kumenya umukozi w'Imana wa nyawe nta mwuka wera uba muri wowe. Kuko abantu iyo buzuye umwuka wera bombi nibo bamenyana. Kabiri, ukamumenyera ku mbuto yera, imyitwarire ye, imbuto yera, imesaje atanga, aha abantu n'amasezerano niba yahanura agasohora, kuko umuhanuzi w'Imana yemerwa ibyo ahanura bisohora. Muri kunyumva bari hejuru ariko kumva
umukozi w'Imana ndakumva cyane amenye ibyo ahanura iyo bisohora. Hanyuma ni ku mbuto yera. Icya gatatu, we kugira ngo nawe umumenye nuko nawe ugomba kuba wuzuye umwuka wera, ariko ntabwo waba uvuye gusambana uri umunyanzoga ngo ushake kumenya umukozi w'Imana. Wamumenya ute se? Kubera ko abanyamwuka baramenyana. Niba uri umunyamubiri ntiwamenya mugeni, ntibikunda. Icyakoze umuntu uri aha w'umunyamwuka yamenya. Ako si ubwo wowe wabyuka mu gitondo uvuye gusambana ukavuga ngo urashaka gusengera ngo mugeni ngo Imana ikubwire ngo ikivuga kuri ngo mugeni ni muntu ki? Ubwo uribaza ko Imana ishaka kuguhereza amabanga y'umwana wayo? Uko muzi abasirikare bagirana amakuru, abadogiteri baba bazi amakode baganiramo mu kiganga. Niba utari umwana w'Imana usigaye warabaye wa Satani, gute wamenya abana b'Imana? Abana b'Imana baramenyana, niyo savuze bumva ijwi rye. Ikindi abantu baravanga ubuse turabwirwa n'iki ko Imana ivuze. Icyo ni ikibazo cyawe, ntabwo ari ikibazo cy'iteraniro ryose, kuko iyo Imana ivuze abana barabimenya. Urugero, iyo utungutse iwawe ukavuga umwana wajya kwitiranya n'abandi. Hoya, Satani mu mikorere akorera ntimukavanga ibintu. Aravuga ngo ariko rero mwibuke ko Satani wamaze kumenya amabanga Satani akoresha. Nta muntu watuza abantu, nta muntu wihanisha abantu, nta muntu ubwira abantu ubwami bw'Imana akorera Satani. Abakorera Satani n'abakozi be n'abahora mu bitangaza. Nta muntu wakubwira iby'ibyaha byawe. Nasomye ijambo rivuga ngo nta muntu wavuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka w'Imana. Ibyo bintu rya jambo risobanura ibintu byinshi. Aho ibitangaza abakozi ba Satani aho baba murahazi. Nta wakubwira ngo wihane, nta bajya bababwira ubusambanyi bwanyu, nta wakubwira ubusa bwawe, nta wakubwira inzoga zikwishe, nta wakubwira umugabo w'abandi utwaye, nta n'uwakubwira guta ibyo ufite. Icyo babwira muhamuseka muri bidonti.com, fire fire fire, muhera muri fire. Abandi baba bavuga ngo yamvuga ivuga ngo bavuga ngo ikira ubu system isigaye ivugirwaho, reka nyibuke baba bavuga ngo he ubwo aba nabuzuye umwuka we. He bisobanura mina, he bisobanura Imana ishimwe, he ni ikigiriki, he ni uruheburayo. Nk'iyo umuntu ari kuruhimba akavuga he isobanuye iki? Fire. Yavuze umuriro w'Imana. Iyo uvuze fire uburi ngo nimumbwire fire, mubikire mu Kinyarwanda neza. Nanjye uri gutokesha mvugwa mu izina rya Yesu. Nimutokesha abadayimoni mujya muvuga mu izina rya Yesu. Byo kuza mumbeshya fire ni iki? Fire ni kode zanyu. Fire. Vuga mu izina rya Yesu. Urangira iki kuvuga mu izina rya Yesu? Kuki udashyiramo Yesu ari gutsinda abadayimoni? Fire. Umuriro. Wavuze mu izina rya Yesu. Umuriro twamenya ari uwuvuga. Aba badayimoni turi bubwirwa n'iki? Fire. So kuba bakora fire. Ibyo rero akakuzura umwuka wera. Iyo umuntu yirukana abadayimoni abirukana mu izina rya Yesu, akavanda kwirukanye mu izina rya Yesu.